Komere cyane ndonye ndagarutse nanone tugiye kongera rero kwigana n'undi ikinyarwanda kuri uyu muyoboro Menya Vuba Ikinyarwanda TV. Ngira ngo rero nubwo duherukana turi kwirebera inshinga isanzwe, tureba uturemajambo twayo, se uturemajambo n'iki tubona ko ari uduce dutoya tugize inuza inshinga cyangwa se ijambo runaka, tubona ko dushobora dusangamo agace kitwa indanganshinga, ariko karemajambo nyine kerekana indanganshinga cyangwa se kakerekana ngenga y'inshinga. Uriko rero ko twabonye ko ngenga nyine inshinga ishobora kujya muri ngenga ya mbere, kujya muri ngenga ya kangahe ijambo. Aho ngaho tuharenze rero inshinga yibumbiye muri ngenga eshatu narabivuze, ngenga ya mbere, ngenga ya kabiri na ngenga ya gatatu twabivuzeho. Tubona ngenga ya mbere ko igira ubwinshi n'ubuke, tubona ngenga ya kabiri ko igira ubwinshi n'ubuke, tubona ngenga ya gatatu yo kwihuza mu nteko zose. Rero nabashishikariza kongera gutanga share, mugakora subscribe, like and comment. Nawe ko hariho amasomo menshi, amasomo agera muri aya masomo ndumva amaje kugera nko masomo 9 cyangwa se 10. Ubwo rero niba utari gukora subscribe cyangwa se ukaba uri gucikanwa kuri uyu muyoboro wacu, ukaba utari kuba wakora share cyangwa se ngo unarebe, hari byinshi biri kugucika kandi wahonye kugira ute kwiga nyine nk'umunyarwanda. Sinova mu munyarwanda n'undi wese n'umuzungu ushaka kumenya ururimi rw'ikinyarwanda, ndi hano kugira ngo mbafashe, nanjye bwanjye nifasha ko nyine iyo muteye imbere nanjye mba numva ko ndi kwiyubakira igihugu. Ubwo rero twigomereje rero uyu munsi tugiye kwirebera ko naje mbibabwira, tugiye kwirebera icyo bita akano. Sakano ni iki? Tunarebe n'icyo bita umusozo. Akano tukarebeho, nawe turareba n'ibindi, ariko reka tubanze turebe ibyo nivyo byaba ari biki ari by'ingenzi. Nabizi ko rero uturemajambo twibanze tucingitondaguye ari 4. Twabonye indanganshinga, tubona indangagihe, ariko tubona indangagihe nkeya, twavuga ngo raki, tukagera tuzivuga kuri video iri hasi. Ubu rero reka twirebere icyo bita umuzi. Ese umuzi ni iki? Ubundi iyo bavuze umuzi na karemajambo k'inshinga, tukabona byagenze bite rero. Iyo tuvuze umuzi ubundi dushaka kukabona iyo tuvuge, reka dufate nk'amategeko agenga kugira ngo tubone umuzi, cyangwa se amategeko abiri nyine agenga gushaka umuzi w'inshinga. Itegeko rya mbere, iyo turimo dushaka umuzi w'inshinga ufite imigemo 2, dushyira mu mpitakare. Tuvuge kurya, tukavuga ngo yariye, gupfa yapfuye. Noneho iyo ya ibanza, iyo ya urukumva ibanza, iyi ya ndetse na ye iri guhera, tukabikuraho. Aho gace kari hagati niko twandukura. Iryo ni ryo banga. Ku migemo ifite imigemo ingahe? Ku nshinga ifite imigemo 2 dushyira mu mitakare. Kugwa, kuvuga ngo yaguye, yaguye. Ubwo gasanga igihe kidahinduka ni iyo guye hagati. Ubwo akaba ari iki? Akaba ari umuzi. Noneho nk'aho ibyo bidahagije, dukomeje tukareba ku itegeko rya kabiri. Itegeko rya kabiri, iyo turimo dushaka umuzi ku nshinga ifite imigemo 3 cyangwa se irenze 3, cyangwa se ikaba ifite ubutinde, turategeka. Urugero ukavuga ngo gukunda, bategeka bavuga ngo kunda. Aho kandi ko uhita wandukura. Guteka ukavuga ngo teka. Gupfusha, pfusha. Urumva ko imigemo urumva ngo ifite imigemo irenze 3. Noneho aharimo nk'ubutinde, niba ari kwiga,
kwanga, ariko ifite imigemo ibiri ariko ifite ubutinde. Kwiga, kwanga, aho ngaho tugira uti dushyira turategeka. Kwiga ukavuga ngo iga, kwanga ukavuga ngo anga, kwera ukavuga ngo era. Noneho aho twari turi ku bijyanye n'iki n'umuzi. Ubwo nje kwivugira reka tuvuge n'umusozo kugira ngo bigendane. Niba tugiye gukora inshinga ivuga ngo gukunda, ukayandika gukunda, umusozo wayo urandika ngo ku kunda. Iyo ku kubera ikirego twandika ni yagu yinda iki yandi iza guhinduka kahindukaga imbere y'ingombajwi y'indaki. Yego, none iyo ku wanditse, nizere ko muri kubyumva neza. Iyo urandika ku uvuga ngo kunda, numara wandika kunda aho kantu gahera iyo a uri butandukanye ugashyira hirya, iyo niyo bita umusozo. Tugira imisozo myinshi, tugira imisozo ushaka muzambwire mbakorere video igaragaza imisozo tugira. Umusozo umusozo ye, umusozo a, ndetse n'indi misozo igera no mu 9. Ndabizi neza imisozo tuzayinyura, ni mu bishaka tuzayinyuramo, ariko inyajwi ihera. Niba ari guteka, ni kuteka, umusozo a. Niba ari kamfate irindi jambo, dushaka no gukora ijambo rimwe tuvuga ngo guteka, twaba twinjiye mu mazina ngo umutetsi, gatubona umusozo ngo ni uguteka, aho tugize izina ryitwa umutetsi. Izina rikomoka kuki? Ku nshinga, akaba ariko murazina ubwo ki? Mvanshinga, umutetsi. Ubwo niba umutetsi ni mu ategeka ngo teka, ko bavuga guteka kandi tubizi ko duhita dutegeka aho hantu ngo teka, umusozo yi. None iyo kana ya bikabyara tsi. Aho muri kubyumva? Umusozo, ndumva umusozo tuvuzeho ko ukora. Umusozo kutandukanye n'umuzi, nibyo nanaje kugira ngo tuvugeho. Nyaboneka mwibuke gusharinga, ari nako mukora na subscribe, kugira ngo nyine ibiganiro ko nyishyizeho, cyane ko mu cyumweru rwose azajya ajyaho ibiganiro birenga 3, nyine amasomo arenga 3, kugira ngo ndeba ko nyine muri kubyumva. Uburyohe buri kugenda buza, bamwe nyine nawe njya mbabona kanyandikira kuri WhatsApp, cyane ko nayitanze nimero, ariko nyine nkabona turacyafite intege nke kandi dufite byinshi byo kwiga. Ndizera umuntu uzankurikira tugafatanya akamenya ikinyarwanda cya nyabyo, azajya agenda avuga ati basi burya ndi umunyarwanda, ntewe ishema no kuba nitwa iki? Umunyarwanda. Ntekereza ko nta muntu utabyishimiye rwose. Ubwo rero ku muzi urumva ndahavuye, reka wenda nzaza twirebera noneho ku inshinga. Noneho ubwayo mu turemajambo tw'inshinga hashobora kwiyomekamo utundi turemajambo. Niyo video nzaza kiraho igaragaza nyine uturemajambo tw'inshinga, ese ni utuye turemajambo tundi dushobora kwiyomekaho. Mwakoze rero kunkurikira, ndetse no kuba munzirikana isaha mukanda kuri subscribe, like and share. Rero ndabakunda cyane kandi tuzadukomeza twigane isaha n'isaha, umunsi ku munsi, kumbazaho ntugasaze. Icyo nshaka no intego mfite no kugira ngo umenye ikinyarwanda. Niba uri umunyeshuri ugere mu ishuri uvuga ati ibi bintu narabibonyeho ndabizi cyane, ko kuba rero niyo mpamvu nigisha rusange, ntabwo mba nzi ngo wowe ukeneye iki. Gusa icyo nzi nuko icyo ari cyo cyose ugikeneye, yaba ari aka kanya cyangwa se igihe kizaza. Ndakunda cyane rero, mukomeze kugira umunsi mwiza. Bye bye.